twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ku neza ye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, imuhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 25 by'umwaka bisanzwe tariki 24 Nzeri 2025. Ngaho amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cya Ezira umutwe wa 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Ngewe Ezira igihe cy'igitambo cya nimugoroba kigeze, mbagarukaho nari nicaye nigunze, umwambaro wanjye n'igishura cyanjye byashwanyaguritse, maze ndapfukama ntega amaboko nyerekeje kuri Uhoraho Imana yanjye. Nuko ndavuga nti, Mana yanjye, uwo mfite isoni n'ikimwaro ku buryo ntagitinyuka kubura amaso nkwerekezeho uruhanga rwanjye. Mu by'ukuri Mana yanjye, ibicumuro byanjye byariyongereye bisumba imitwe yacu, n'ibyaha byacu birarundana bigera ku ijuru. Kuva igihe cy'abasokuruza bacu kugeza ubu twaracumuye bikabije, kandi kubera ibyaha byacu twebwe ubwacu hamwe n'abami n'abaherezabitambo bacu twagabijwe abami b'amahanga, tugabizwa inkota, ukujyanwa bunyago, gusahurwa no gukozwa isoni, mbese nk'uko bimeze uyu munsi. Ariko kandi mu kanya gato Uhoraho Imana yacu yatugiriye imbabazi, adusigira akagasigisigi k'abarokotse, kandi aduha umwanya ahantu hamweguriwe. Bityo Imana yacu yaratumurikiye, nubwo tukiri abacakara, Imana yacu ntiyaduteranye mu bushikamirwe bwacu, ahubwo yatumye abami b'Abaperesi batugirira impuhwe, maze tubona agahenge kugira ngo ahari amatongo tuhavugurure, tuhubake ingoro y'Imana yacu, kandi twibereho muri Yuda n'i Yerusalemu mu mutekano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo dufasha guhimbaza iri somo rya mbere twarisanga mu gitabo cya Tobu umutwe wa 13 umurongo wa 2 kugeza ku wa 7. Nihasizwe Imana ihoraho iteka. Ingoma yayo ni isugira isagambe, niyo ihana kandi ikababarira, ijyana ikuzimu kandi ikazanzamura, nta numwe wakwigobotora ikiganza cyayo. Bana ba Isiraheli, nimuhimbaze n'amahanga byumve, kuko ariyo dutatanyirijemo. Nimuhamamarize ubuhangange bwayo, muyisingirize imbere y'icyitwa ikinyabuzima cyose. Yaraduhannye kubera ibi twakoze, ariko izatugarurira agatima, yitugirira impuhwe, yongere idukoranye idukuye mu mahanga twatataniyemo. Ubu namwe nimuzirikane ibyo yabakoreye, maze murangurure amajwi, muhimbaze Nyagasani uzira kubera, mukuze umwami ubihe byose. Nihasingizwe Imana ihoraho iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Muri icyo gihe akoranya aba 12, abaha gutegeka no kwirukana roho mbi zose, abantu ubasha gukiza indwara, abatuma kwamaza ingoma y'Imana no gukiza abarwayi. Arababwira ati, ntimugire icyo mujyana mu rugendo, yaba inkoni, waba umufuka, waba umugati, byaba n'ibiceri. Ababwira no kutajyana amakanzu 2. Arongera ati, urugo muzinjiramo rwose muzarugumemo kugeza igihe muhaviriye. Naho abatazabakira, nimujya kuva mu mujyi wabo, muzakunguta umukungu wo ku birenge byanyu, bibe ikimenyetso cy'uko bahemutse. Nuko baragenda bazenguruka insisiro, bamamaza inkuru nziza kandi bakiza abarwayi bose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Amasomo twateguriwe aradufasha kwegera Imana. Nubona Imana uyereke abandi buri munsi. Umunsi umwe mu gihugu kimwe cyo hirya kure cyane muri Afrika, Trelwe, ngo umwepiskopi umwe ngo mu gace yarayoboye kamwe, yemereye ababikira ko batura aho ngaho muri ako gace yayoboraga. Bamwe mu byegera bye baza kubaza uwo mwepiskopi bati, ko uzanye bariya babikira nta kintu bakora kizabafasha kubaho muri ubu buzima nyine nko kubona ifunguro, none ko ubazanye bazabaho bate? Nuko ngo wa mwepiskopi ngo arabasubiza ati,
ubuzima bwabo burivugira, leur vie évangélise, ngo ubuzima bwabo bufite uburyo bwogeza inkuru nziza, bufite uburyo bwivugira. Bayoboke Imana, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku magambo akora, amagambo umuntu wese wageze ubutumwa, ubuzima bwe nibwo bwigisha, ubuzima bwe burigisha, ubuzima bwabo nibwo buzigisha. Ngaha natwe Nyagasani yaduhamagaye, arifuza kuduha ubutumwa, ariko kimwe mu kizatuma abantu bahinduka cyangwa bakira ntabwo ari amagambo meza uzababwira, ntabwo ari ibitangazo uzakora bihambaye, ahubwo n'ubuzima bwawe, témoignage, ubuhamya, ubuzima bwawe. Tugiye rero kuzirikana ku mugenzo wa gipfura uza kudufasha kwegera Imana muri aka kanya, no kuzirikana ku buzima bwacu ushobora guhindura abandi cyangwa ugahindanya abandi. Uwo mugenzo nta wundi n'umugenzo w'ubukene, umugenzo w'ubukene. Ese ku umukene ivanjiri tubwira ni ukubura icyo urya ukabona icyo wambara? Ku umukene byadufasha kogeza inkuru nziza y'Imana, ubuzima tubamo nk'abamisiyoneri, abahamya, budufasha gukurura abandi Kristo cyangwa gutuma abandi bategera Kristo. Tujye kubona ibintu bitatu biza kudufasha kujya mu butumwa. Icya mbere turabanza tuvuge ku mugenzo wa gipfura w'ubukene, la pauvreté évangélique. Icya kabiri turaza kuvuga ku buzima bw'umumisiyoneri, ubuzima bw'intumwa. Icya gatatu turaza kuvuga ku bisitaza intumwa ya Kristo ihura nayo. Nawe nanjye tujye mu butumwa. Umugenzo wa mbere n'umugenzo w'ubukene nk'uko ivanjiri yabitubwiye, nyuma kumva isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cya Ezira, uburyo Ezira ari gushimira Imana aho yabakuye, ari gushimira Imana ibyo yabakoreye mu gihugu cy'abanyamahanga i Babiloni. Nuko Imana ikabyutsa umwuka wayo mu bami Sirusi na Dariyusi kugira ngo babafashe bubaka ingoro y'Imana i Yerusalemu. Rero twumvaga uburyo ingoro y'Imana yaje gutahwa. Uyu munsi nanone turumva ageze aho no gushimira Imana yabakuye gucyavu, yabafashije bakagera aho bageze. Uko biziritse ku Mana, ngo ubukene nta kindi no kwizirika ku Mana. Iyo wiziritse ku Mana ugera heza. Iyo bavuze ubukene anabyo tuganisha ku ivanjiri uwo munsi, abantu benshi bagira ngo ni ukubura imwambaro, ni ukubura ibyo urya, ni ukubura ibyo unywa, ni ukubura epfo na ruguru, ukabura icyo wambara, ukabura icyo urya. Cyane cyane Matayo we akunze kuvuga ubukene, akavuga ubukene bwa roho, ubukene bwo ku mutima, gukenera Imana ko ari wahiriwe. Luka we neza neza aratobora akavuga ngo umukene ni hano ku isi noneho ibigaragara by'inyuma, ukennye. Mbese waho ndutizirika ku bintu. Mu gihe ahambere Luka umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 berekeza ku ntumwa za ntumwa 12, Luka umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku 12 hose agenda babuza ibyo bagomba kwitwaza, anabategeka n'ibindi bagomba kwitwaza, byose bishingiye ku bukene. Ubukene ni ukureka Imana igakwigarurira, ni ukwikonoza mu ikuzo, dépouillement. Ubukene nyabwo Yesu ashaka kubabuza, padolix, ni ukwirinda kwiyemera, kwirata, kwirinda umwiryo, umurengwe, umuhimbo, gusesagura, kubaho mu mudamararo, mbese kubaho mu buzima buhenze. Icyo nicyo gitandukanye n'ubukene. Muri make ubukene ni kubaho mu bwiyoroshye, wirinda kwiremereza mu gihe kandi uri gukandagira abandi. Ngubwo ubukene. Nawe uze kongera kureba ubuzima urimo bwiraha, ligse, bijyana n'ubusambo kandi gusabira byinshi, iby'abawe birimo n'iby'abandi birimo, wa mugabo mbwa urya utwakajya n'utw'abandi. Ibyo byose ntabwo bikwiye mu misiyonere w'ukuri, ntabwo bikwiye intumwa Yezu Kristo gusesagura. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ubuzima bw'intumwa. Umumisiyoneri agira ubuzima bumeze bute? Ivanjiri none iratwerekeza ku bintu uyu misiyoneri agomba kwitwaza. Ni ijambo, kuvuga inkuru nziza y'Imana, ko ingoma y'Imana yegereje, ndetse n'ibikorwa. Muri ibyo bikorwa ni ugukiza. Muri make ijambo ry'umumisiyoneri ry'intumwa ni ukuvuga ijambo rikiza.
gukiza abarwayi, gukiza abantu bose. Ni naryo pfundo ry'ingoma y'Imana, ko ingoma y'Imana ari umukiro. Yesu yatuzaniye umukiro, inkuru nziza y'umukiro, ko abantu bagomba gukira, bagakira ibyaha byabo, bagakira ku mubiri ndetse no kuri roho. Umukiro ngiye ikintu Imana igomba kwamamaza nuko abantu bose bakira. Kuvuga ijambo rikiza, la parole et la guérison, nuko ni ijambo ryica, ijambo rishobora kugira abandi nabi. Nuko rero ubuzima bw'umumisiyoneri, ubuzima bw'intumwa, buri gihe bukaba buri kogeza inkuru nziza, ubwo guhamya uko ubonye akamenya n'uko ubayeho, ubonye urwo wambaye akabona urwo ushatse. Ngo umumisiyoneri ugomba kwiga kubaho mu buzima bworoshye, kuko na Kristo ubwe yabaho mu buzima bworoshye, ubuzima bwa gikene. Ntibyamuje kogeza inkuru nziza y'Imana. Nta nicyo burira abigishwa be, kutiremereza, kutirata, kutihangishwaho, kudatwara ibintu byinshi, kuko ibyo byose Nyagasani yo muri kumwe ntacyo ubura. Ngo ubukene ni uko uri kumwe n'Imana, kuko ntacyo wabura uri kumwe n'Imana. Mubyeyi, ubuzima bwawe buvuga iki? Témoignage, ubuhamya bw'ubuzima bwawe bwakiza abandi cyangwa bwakwica abandi? Twongere dutekereze ko tugenda, haba hari abandi baturi inyuma bari gutureba. Iyo tuvuga, haba hari abandi bari gutwumva, baduteza amatwi. Ese ijambo uvuga ryakiza cyangwa ryakwica? Ese indoro, ingendo yawe, ubuhamya bw'ubuzima bwawe ushobora kumurikira abandi bagakurizaho gusingiza Nyagasani, kumusenga, kumurata, kumukuza? Cyangwa ubuzima bwawe butuma abantu batuka Imana, ugatanga urugero rubi kandi byabaye? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupasiteri umwe wagize ikibazo kiremereye cyane mu rusengero yararimo. Ubwo yabonaga urusengero rugiye kumugwaho, bishoboke ko rwari rushaje, n'ibindi bikoresho akoresha mu rusengero bishaje, yabwira abayoboke b'Imana basenganaga ati nyaboneka nidutange imisanzu kugira ngo dusanure ibi bikoresho, dusanure ahantu Imana igomba gutura ingoro y'Imana. Yajya kubona akabona abayoboke b'Imana ntacyo bari kumubwira, ntacyo bari kumutangariza. Noneho byagahoma munwa, yareba uburyo batanga amaturo, akabona byasubiye inyuma, akabona batagitura. Yajya guturisha byibuze ngo ayo maturo azafasha gusana urusengero no gukora indi mirimo y'itorero, yajya kubona akabona abantu bahita ibibisi, ntacyo bikibabwiye abayoboke b'Imana baza gusenga. Nuko wa mupasiteri areba hirya areba hino, abona urusengero uburyo rugiye kumugwaho, uburyo batagitura, maze ahamagara bamwe mu bo yabonaga ari inararibonye mu bakristo bandi yabonaga hafi aho ngaho. Nuko bakorana inama, maze atangira kubabaza impamvu abantu batagitura, ntibatange imisanzu ku rusengero rujya guhirima, kandi bafite abayoboke b'Imana benshi bakubise wuzuye urusengero. Nuko ngo abayoboke b'Imana bari baje muri iyo nama, ngo babwira uwo mupasiteri bati, pasiteri rero tugiye kubwira impamvu ebyiri bituma abantu batagitura, batagitanga umusanzu, ndetse bishoboke ko bari hafi gutazongera kuza no mu rusengero gusenga, kubera ubuhamya babona bw'abayoboke b'Imana bandi baba muri urusengero. Icya mbere, niba ushaka ko tukubwiza ukuri pasiteri, dusase inzobe tukubwiza ukuri, uko biri kose ntacyo uza kudutwara. Nuko baramubwira, bamuvira inyuma ati, pasiteri rero abayoboke b'Imana bamwe babandi baciriritse bo hasi barakugaye wowe na gurupe yawe, bishoboke ko ari y'abadiyakoni n'abandi bose mufatikanya, ko mubaho mu buzima burenze, ubuzima bw'umurengwe, la vie luxueuse, mubaho mu buzima bw'iraha, abumwe agatukisha bose, ntawe ukimenya indaya zirinjira, ibitaramo bibarizwa iwanyu bikomeye cyane, kurira amahoteli akomeye cyane, mbese mubaho mu buzima buhenze. Ibyo rero bene ngofero abuzukuru ba Rushati babona na kamwe babahereza ntacyo kaza kumara, bitewe nuko muriho mu buzima buhenze kurenza ubukenewe. Ibyo rero bikabaza abagaragu b'Imana, abayoboke b'Imana. Icya kabiri gituma abayoboke b'Imana batagitura cyangwa batanga imisanzu, yewe bakabashobora no kuba bari mu nzira bigendera, bari mu marembera, nuko ibyo bigare muba mwagiyemo, ibyo bigare ababigize bahita baca abayoboke b'Imana intege bati, n'ubundi murangiza kuyatura, tujya kuyanywera, tuyajyana mu bitaramo, tuyajyana muri hoteli, twarangiza n'ubundi mukazagaruka mugatura nde? Natwe n'ikimenyeme ntidushobora twebwe gutura, kuko n'ubundi ayo mwatuye
niyo dukoresha muri ibyo bigare, niyo dukoresha ibyo bintu byose kwishimisha, none murashywa n'ikimutura. Abayoboke b'Imana rero baduciye intege ko batagitura kandi bakabuza n'abatura gutura. None rero ngaho pasiteri, ibyo bintu niba ari byo mukomeze musenge, n'ibyo bintu ari byo murasabwa kwikosora kugira ngo abayoboke b'Imana ejo n'ejo bundi batazabacika, Imana ikazabibabaza. Nuko ya nama ntuze kumbaza aho yarangiriye, niba pasiteri yararize, niba pasiteri yarabiyamye, niba pasiteri yarabahanuriye, ntuze guhita umbaza icyo pasiteri yabakoreye. Gusa icyo nifuza kuza gukubwira, ndifuza kuza gusoreza ku bukene. Ubukene kubaho atari mu murengwe, kubaho mu buzima bworoshye, kuko n'Imana nayo mu kuza gucungura abantu binyuze muri ubwo buzima bworoshye, kutiremereza. Uwo niwe bita umukene, la pauvreté évangélique, kwiyoroshya nyine kugira ngo ubashe kogeza ubutumwa bw'Imana. Ngo kuko wowe nanjye abantu bashobora kuba batureba ingendo bagatorerwa mu ndorerwamo nk'izo ubizi cyangwa utabizi, kaza kurangira ushobora kuba uri kugusha imbaga y'Imana. Padiri, masere, frere, pasiteri. Mbega wowe uko ubuzima bw'umuyobozi abantu benshi babuhanze amaso kugira ngo barebe uburyo nyine ageze imbaga y'Imana mu ikoraniro, mu ngoro y'Imana, ku Mana. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kongera gufasha kureba ukubaho mu bukene nawe, cyangwa kuriho mu murengwe, ubuzima bwo kurenga inzira kaza kurangira hari abayoboke b'Imana uri kugusha benshi mu rusengero. Icya mbere, ngiye pasiteri n'ijya ubwirwa, njye ushinzwe imbaga y'Imana, ngo biramutse bibaye koko nkabaho ndi mu buzima bw'umurengwe, umwiryo mwijujuto, amaraha, bikaza kurangira ndi gukama, navugaga gukamura abo nshinzwe. Icyo babonye njyana mu buzima bw'umurengwe, irahanira ari byinshi cyane. Ukurira iyo foto nawe abantu imbaga izagusha. Ngize ingero mbi z'intumwa yaza ari gutubuza gutwara ibintu bya mirenge, ejo n'ejo bundi bitazagusha imbaga. Mubyeyi wabyumvise, wowe ushinzwe imbaga, muyobozi, dutanga rugero ki kubo dushinzwe. Wowe nanjye turi abapasiteri, byakubaho nanjye byambaho. Icyo dusaba Imana ni imbabazi, aho twagiye tuyobya umuryango w'Imana, aho twabayeho mu buzima bw'umurengwe uko tutakabayeho. Ako kantu umubyeyi ugacakara uko tutakabayeho, akabyo twimirije imbere ubuzima bw'umurengwe, kubaho mu buzima burenze kurenza ubukenewe kandi byabamo. Icya kabiri twazirikana, twebwe abo dusengana, abo tubana, abo tugendana, aho wasanga ari nyubagusha. Urugero mbaha, nkarya imitsi y'abandi, ubusambo, kuri byo ntakoreye, ati ngiye sindura, ariko ukazacunga kuzarya ibyo abandi bavunikiye, ya misanzu y'abandi byose ukabikoranya, warenze ukabirya, abandi bagasigara aho ngaho. Ubwo n'ubusambo, kureba inyungu zawe aho kureba iz'abandi. Ibyo byose se wagize ngo ntibirinde mu muryango w'abana b'Imana, abana b'Imana bagacika intege. Dusabira abantu bose baciye abandi intege, abandi bakigera mu rusengero kubera wowe, abandi bakiza gusenga kubera wowe, amatura yaraganutse, imisanzu yaragabanutse, ingoro y'Imana yenda guhirima kubera wowe uca abandi intege, kubera ubuhamya bw'ubuzima bwawe. Ese ubuzima bwawe buracyavugira Yezu? Icya gatatu tujya gusorezaho cy'umukoro, ubuzima bwanjye uhindura abandi cyangwa buhindanya abandi? Ubuzima bwanjye uyobya abandi cyangwa burabayobora? Ese ubuzima bwanjye nk'umukristo wabatijwe agakomezwa agahabwa ukarisiya, ukamukristo wawe undi w'indani, ubuzima bwawe ni itara rimurikira abandi ku buryo undi ugukurikiye atayoba, cyangwa uyobora abandi kuzimu, mu bigare n'ahandi henshi cyane, kubera uko ubayeho ushaka kuba ku buzima bw'umurengwe, umwiryo, kwivumbura. Byose bigatuma kubera kubaye ku buzima buhenze utongera kubona Imana. Ibitaramo, ibintu byose by'ubuzima bw'umurengwe akaba ari byo wiberamo. Dusabirane kugira ngo kwiyoroshye buri munsi, tugende neza mu nzira z'Imana buri munsi, dukora icyo Imana ishaka buri munsi.
bityo ubuzima bwanjye n'ubwawe twebwe abakristo buvugire Yezu aho kumuvuguruza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Konrad Silas wa Diyosezi ya Cyangugu.